yankuye ikuzimu aho kugira ngo anjyaneyo. Yagukuye ariko yaragiye utubwira uko twese tubizi. Yego ariko se izo mbaraga kuki bamushinja ibyo bintu? Bamushinja yuko akorana n'imbaraga zimuhereza izindi mbaraga ariko biva ku myuka mibi. Ibyo nyine nakubwiraga kandi nawe urabizi ko imyuka mibi iba. Ntago pastor wacu akoreshwa n'imyuka mibi. Icyo kintu nakubwira, ntago akoreshwa n'imyuka mibi, akoreshwa n'umwuka w'Imana. Icyo gihe binandekura finali yarampanura yarambwira ngo umwuka wari ugufashe urakurekuye. Icyo gihe nahise mbona akazi, garakeye mbona akazi. Amahoro mu mutima wanjye ndongera ndayabona, umwuka w'agahindura ndekura. Namuvugira ko maranye n'imyaka myinshi cyane. Yego mumaranye imyaka ingahe? Imyaka 10. Namenye ndi umukobwa. Yego niwe wanshingiye. Yego afati narahabyariye. Yego ni byinshi cyane nakubwira. Hari rero umuntu aba agenda ukagira ngo ni muzima kandi atari muzima. Yego n'isi y'umwuka. Kumbe yarawereye n'isi y'umwuka. Ikivuga nuko tubarira wasanga naye mu bungu tuzi ko agenda ariko atariho. Nanjye sindi nanjye nisanze naguye hasi. Ataragukoraho. Icyo gihe twebwe dutekesha ibyo ngibyo ko itorero ryavaho twatwigeze kwizera gukeya. Yego twebwe kugeza ubu icyo twizeye nuko pastor wacu agomba gufungurwa, kandi ibyo bamuvugaho twese nta buri mu mutima we, sibyo? Ariko twebwe nk'abahamya nyine tumuzi igihe kinini cyane, turahamya yuko ari ukumubeshyera. Murahamya ko ari ukumubeshyera? Bamubeshyera bagamije iki? Cyangwa se uwo mukristo twaje kureba hano ku rukiko. Uwo mukristo reka tubare uwo mukristo ntago umuzi, reka tumugire X araho. Hari inkuru twabonye ku gihe.com, ni inkuru yanditswe n'igihe igaragaza ko atari ubwa mbere umushumba w'itorero Zerafati mu Rwanda akurikiranweho ibyo byaha. Harimo icyaha cyo kuba hari umuntu ngo yambuye miliyoni 60 yaramuhaye kugura ikibanza, bamwise X, nanjye reka abari ko mwita X. Umazemo imyaka 10 mu itorero ryawe, utekereza ko abo bantu bose baza kuvuga ibyo bintu byose ku mushumba wanyu ari igiki cyaba kibyisha inyuma? Niho mukorera, niho urusengero uyu munsi ruherereye. Uyu munsi rero umushumba wanyu akurikiranweho ibyaha, cyangwa se ni icyaha kirimo ko hari umwe mu bakristo yasabye amafaranga cyangwa se kugira ngo amusengere ageze kuri miliyoni 10. Ubundi mu rusengero rwa Zerafati mu Rwanda mukurikiza iki kugira ngo umukristo agere kwa pasteri bamusengere? Mukurikiza iki? Nta kintu na kimwe dukurikiza. Pasteri inshingano ze gusengera umukristo. Yego ibyo mwumva natwe twese twumva ni ibinyoma, nta kintu pasteri akurikiza kugira ngo asengere umuntu. Ntago kwaba ari ukumuvugira wenda kubera yuko ari umwe ari pasteri wanyu, kuko namuvugira ko maranye n'imyaka myinshi cyane. Yego mumaranye imyaka ingahe? Imyaka 10. Namenye ndi umukobwa. Yego niwe wanshingiye. Yego afati narahabyariye. Yego ni byinshi cyane nakubwira. Yego iyo myaka yose ntabwo icyo kintu naba ntakizi ko gihari, ntacyo pastor ashingiraho cyangwa agenderaho ngo asengere umuntu. Uyu munsi rero urebye hari na bimwe byagiye bihwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga zivuga yuko pasteri wanyu akorana n'imbaraga z'imyuka mibi. Ndagira ngo udusobanurire ibyo bintu kubera iki babimushinja. Ariko banza nsobanurire imyuka mibi yariyo, kuko Ikuzimu imyuka mibi ni myinshi. Yego imyuka mibi hari imyuka itanga imbaraga. Akaba ngo yaje kuzimu nimba habaho simbizo uraza kubimbwira wenda nk'umukristo ba mu rusengero. Wese urabyemera ko kuzimu habaho nkuko mu ijuru habaho, none se habaho mu ijuru ikuzimu ni habaho? Ngiye ntabwo mbyemera. Yego kubera icyo utabyemera rero? Ntabwo habaho ikuzimu. Wumva nk'umuntu uzapfa apfiriye mu byaha azajya he? Azarimbuka. Ajye he? Ntabwo twese tubizi. Yego ariko se izo mbaraga kuki bamushinja ibyo bintu? Bamushinja yuko akorana n'imbaraga
zimuhereza izindi mbaraga ariko biva ku myuka mibi. Ibyo nyine nakubwiraga kandi nawe urabizi ko imyuka mibi iba. Ntabwo pasiteri wacu akoreshwa n'imyuka mibi. Icyo kintu nakubwira, ntabwo akoreshwa n'imyuka mibi, akoreshwa n'umwuka w'Imana. Kandi umwuka w'Imana nyine umurimo wawubonye aha ahantu hose. Ntabwo yaba akoreshwa n'umwuka wa Satani ngo ubone imodoka ziparitse gutya abantu bangana gutya. Abantu bose bari ku rukiko rwanga mu Kagarama bose nabo muri Zarafati. Kandi buri muntu wese afite icyo Imana yamukuriye muri Zarafati. Yego. Ntabwo rero yaba ari umwuka mubi twese watuzanye aha ngaha. Pasiteri wacu akoreshwa n'umwuka w'Imana kandi twese umwuka w'Imana watugezeho. Yego. Hari rero umwe mu bakristo bagiranye ikibazo na pasiteri, bivugwa ko kugira ngo asengerwe pasiteri yamwatse amafaranga ageze kuri miliyoni 10. Ese mwebwe nk'abakristo be, wenda n'uwo mukristo muramuzi, nibyo imyitwarire ubundi y'uwo mukristo mu buzima busanzwe bw'urusengero yari muntu umeze gute? Uwo muntu kugeza ubu natwe ntabwo tumuzi. Yego. Mubwiye amakuru y'uwo muntu nawe nkubeshye. Ariko mwarabyumvishe? Uko wabyumvise niko twabyumvise. Nibyo byanatuzanye aha ngaha kugira ngo tumenye iki ukuri. Ibyo bintu byo kuvuga ngo yamwatse amafaranga miliyoni 10 nta bihari. Kuko twese aha ngaha ntabwo umuntu tutazi ariyo yabagiye kwigiraho gusaba amafaranga. Yego. Uyu munsi ukurikije pasiteri wa Zarafati, wenda reka tube turetse n'ibyo, itorero ryanyu baryambuye ubuzima gatozi. Ubu uyu munsi murimo murasengera he? Murimo murateranira he? Bihagaze gute? Kwa ubuzima gatozi rero. Yego. Ntabwo bikuyeho yuko umushumba wacu namara kurekurwa tuzajurira. Ntabwo Zarafati yavuyeho, nta nubwo izigera ivaho. Ni ukuvuga ngo nyuma ya bino byose bimaze kurangira. Yego. Bimaze kurangira byose. Yego. Zarafati Imana nibishaka. Yego. Urumva niyo uzi ko Zarafati ikwiriye cyangwa idakwiriye. Yego. Nibishaka ko Zarafati igaruka izagaruka. Kandi nitanabishaka ubwo nizaba yabishimye nyine ko bibaho. Ubu uyu munsi muri inama zatatanye cyangwa hari aho mugira mu gahuriro? Yego. Ntabwo twatatanye, turacyasenga. Rega gusenga ntabwo gombera ngo musengera he? Ubwo rero mwamusenga mu buryo butemewe n'amategeko? Gusenga ntabwo bigombera usengera mu cyacu gusa. Gusenga ntabwo bigombera ngo ube uri ku rusengero gusa. Mu rugo wahasengera, ku kazi wahasengera. Kuko pasiteri wacu niba yaratwigishije gusenga, yatwigishije guhamagara Imana. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo gusenga ngo guterana kwera kubahwe na bose. Uyu munsi guterana kwera ntago kukibaho mu itorero rya Zarafati nk'abakristo. Mugerageza gura gute? Kuko wenda ari nk'umukristo uri hanze y'itorero, wenda udafite telefone, wenda nk'uko bamwe muzifite, wenda mukaba mwaganira nko mu maserire muhuriramo. Nkibaza nk'abo bakristo noneho bari hirya no hino, aricyo navuga ko nk'inama zatatanye, mubigenza gute? Muri turacyasenga. Umuntu apfuka amahoro akahasengera. Gusenga ntabwo bigombera ngo turi mu itorero gusa. Turacyasenga, twese duhuje umutima, buri muntu ahari arahasengera. Yego. Uyu munsi se ikibazo gihari, pasiteri wanyu sindi muhamya icyaha, sindi bunamugire umwere. Mubona mwebwe nk'abakristo aramutse wenda ahamwe n'ibyaha akurikiranweho, nk'abakristo mwiteguye gukora iki? Itorero riravaho cyangwa hari ikindi kintu muzakora kugira ngo itorero ryanyu rigumeho? Icyo gihe twebwe dutekereje ibyo ngibyo ko itorero ryavaho, twatwigeze kwizera gukeya. Yego. Twebwe kugeza ubu ngubu icyo twizeye nuko pasiteri wacu agomba gufungurwa. Kandi ibyo bamuvugaho twese ntabwo uri umutima we, sibyo? Ariko twebwe nk'abahamya nyine tumuzi igihe kinini cyane, turahamya yuko ari ukumubeshyera. Murahamya ko ari ukumubeshyera? Bamubeshyera bagamije iki? Cyangwa se uwo mukristo nibyo twaje kureba hano ku rukiko. Uwo mukristo reka tubare uwo mukristo ntabwo umuzi, reka tumugire X. Araho hari inkuru twabonye ku gihe.com, ni inkuru yanditswe n'igihe igaragaza ko atari ubwa mbere umushumba w'itorero Zarafati mu Rwanda akurikiranweho ibyo byaha. Harimo icyaha cyo kuba hari umuntu ngo yambuye miliyoni 60 yaramuhaye kugura ikibanza, bamwise X. Nanjye reka abari ko mwita X. Umazemo imyaka 10 mu itorero ryawe, utekereza ko abo bantu bose baza
kuvuga ibyo bintu byose ku mushumba wanyu ari igiki cyaba kibyisha inyuma? Ni ishyari, nabo bashinganye itorero, wenda nyuma pasiteri wenda akabigobotora akavuga ati iri torero ni iryanjye. Utekereza ko ari kino nk'umukristo noneho nkawe nk'umuntu uri muri protocol umazemo imyaka myinshi mu itorero? Izo nkuru zo ku gihe ntabwo nzizi. Awuzubira la shaytani la jemu la reka nikwerekera ntabwo nzizi, kandi noneho yego ibyo byose ari kumuvugaho nibyo byatuzanye ahangaha. Reka dutegereze urukiko rukore akazi karwo. Yego nkawe rero nk'abakristo, ni iki wabwira abakristo basenyera mu itorero rya Zarafati? Ni ugukomera tugakomeza kwizera yuko Imana yabikoze kubera impamvu runaka twese tutazi, kandi twiza tudashidikanya yuko mu gihe gikwiriye cy'Imana cyiza pasiteri wacu byose bimuvugaho bibi biraza kurangira, kandi ufite kwizera ko biraza kurangira igihe gito cyane. Igihe gito cyane. Ese wenda nk'itorero mwaba mwiteguye yuko wenda amafaranga ashinjwe nk'abakristo mwaba mwiteguye wenda biramutse bihuriyemo urwendo wenda ko yanayamwatse cyangwa yanayabonye cyangwa nabo bandi, mwiteguye kuba mwakwitangira umushumba wanyu ayo mafaranga akishyurwa akagaruka kabashumba? Pasiteri wacu ntabwo ari umukene. Afite umufungo. Pasiteri wacu ntabwo ari umukene, sibyo? Nta nubwo bigombera ngo itorero ryinshi n'umuntu umwe yabikora. Ariko nawe wabikora, nabonye hasengera abasirimu gusa, hasengera ababosikazi n'ababosi n'abakire rwose, ntabwo ari ibintu. Reka njyewe nababwira ngo mwihangane, sinabura kubibabwira, kandi burya baravuga ngo aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ni igiki wasaba uwo muntu umushinja ibyo? Ntabwo namusaba ikintu cyose kuko ntabwo muzi. Burya ujya kubwira umuntu bitewe n'uko umuzi n'amakuru wamwumviseho, sibyo? Ubwo icyo nzamusaba nzakimenya maze kumumenya. Ese wowe utwo tuvidewo waba waratwumvishe duhwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga? Utwo tuvidewo nanjye natwumvise nkuko natwumvise. Warumvishe ati umuntu yakunze undi? Umukristo ushobora kwifata akavuga ngo pasiteri namwoherereje video yanjye niyo ari gusakazwa, kuko no mu byaha akurikiranyweho pasiteri nacyo kirimo icyaha cyo gusakaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga. Utekereza ko uwo muntu yaba ari umukristo cyangwa n'uwundi muntu waba waratumwe n'ikindi kintu tutazi kugira ngo? Seriously ntabwo muzi uwo muntu, niyo mpamvu twaje twese, ntabwo tumuzi, nta muntu n'umwe umuzi. Nkubwiye ngo ndamuzi nawe ngiye kubeshya, nawe ngiye guhamya ibyo ntazi. Ntabwo muzi, ibyo byatuzanye nga kumumenya. Nta kindi navuga ngo Imana iborohereze mbisubiremo, kandi namwe mukomere kandi mukomeze musenge, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Action. Iracana. Mureke twongere tubasuhuze mwebwe mwese aho muri muherereye mudukurikiye. Amahoro y'Imana abane namwe. Hano turi ku rukiko ingoro y'ubutabera, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ubwo twari tugiye gukurikirana urubanza rwa Bishop Imana Jean Bosco ndetse n'umudamu we Jean, ubwo barimo bararegwa ibirego bibiri, harimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Ariko muri uno mwanya twageze ku rukiko, ntabwo turamenya uko bihagaze, ariko tugenda tuganira nabo n'abakristo ashumbye n'abakristo bashumbye muri Zarafati. Uno mwanya turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, nako nimba ari umukobwa ntago mbizi, reka tumwakire atangire atwibwira n'umwanya. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego, bakwita nde? Nitwa Isabelle Nishimye. Yego. Isabelle, uri hano ku rukiko rwa Kicukiro, ni urukiko rw'ibanze ahari kubera urubanza rw'umushumba Bosco wo mu itorero rya Zarafati mu Rwanda, ukurikiranweho n'ibyaha n'ibiramuhama. Kubera icyo uri hano, nawe uri umwe mu bakristo? Yego, nanjye ndi umwe mu bakristo. Yego, naje hano kumva urubanza, kumva imva n'imvano yabyo y'ibyo twumva, kumenya ukuri nyirizina. Mbere yuko twinjira mu rubanza, umukozi w'Imana cyangwa se umwe mu bashumba mukunda kumwita dadi, hari byinshi bigenda bimuvugwaho mbere yuko wenda ibi byaha abindi agikurikiranyweho bitaramuhama, sindi bimuhamye kuko njye sindi amategeko. Bivugwa yuko ngo akoresha imbaraga ziturutse ikuzimu. Umukristo we
ndabona uracyari muto, hari byinshi wabonye, tubwire pastor unyuze y'iki wowe yagukoreye iki? Bishop wacu njyewe ntabwo nahamya ibyo bavuga kubera ko njye niboneye ubuhamya bwanjye bwite. Bishop namumenye muri 2021 mu mpera z'umwaka wa 2021. Nagezeyo ndi umushyitsi, ngerayo njyanye umurwayi ko we yari yamuhamagaye bavuganye, ariko ngerayo umurwayi wanjye ananiwe arushe cyane. Ngezeyo mbona hari Imana, bararamya barahimbaza, dadi wacu tubona baramwakiriye ku gatuti Yego ni dadi wo mu mwuka niko. Burya umuntu wese Dadi wanyu umuntu wese ukuruta akurusha ubwenge, akurusha kuba yarageze, ni dadi wo mu mwuka. Ni dadi wo mu mwuka. Umuntu wese ukuruta, wagutanze mu bintu by'Imana, uguha inama, uguha ibitekerezo, wese yaba umubyeyi wawe. Akurira n'umubyeyi wacu cyane mu mwuka, twigisha gusenga, kwihangana n'ibindi byinshi. Yego, none arahageze nanjye mu bo yasengeye ndimo. Wowe yagusengeye iki ko mbona uri muzima? Hari igihe rero umuntu aba agenda ukagira ngo ni muzima kandi atari muzima. Yego, ni isi y'umwuka. Kumbe yarahwereye. Ni isi y'umwuka. Ikivuga nuko tubarira. Wasanga naye mu bungu tuzi ko agenda ariho ariko atariho. Sha nanjye sindi. Mu byayishuwe aracyanga kibango bibwira ko afite izina ko bariho ngo ariko ari intumbi. Ari intumbi zigenda. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Ibyo ni ijambo ry'Imana mu byashice bibiri. Mu isi y'umwuka hari igihe. Yego. Nanjye narasengewe rero numvaga ko nta kibazo mfite, numva nyine ntiga, ariko kwiga kwanjye byari bigoye, ndabizi neza, ariko simenye ikibitera. Nkaryama nkarota ibintu bitari byiza buri gihe, kenshi nkarota ibiniga, nkabona bije mu nzozi bikaniga. Icyo gihe nagiye kwa Bishop kwa Bosco, bateraniraga i Remera, noneho asengera abantu muri rusange. Kuriya bavuga ngo baba baguze abantu ngo bikubite hasi, ngo bakabasengera ngo bakagwa, ngo baba babishyuye, cyangwa baje mu tugare, ngo baba babaguze. Ntabwo ariko bimeze, kuko njye ndi umuhamya wabyo. Nagiyeyo ndi umushyitsi, ikindi nari ndi nubwo tuba tuzi iyo biva n'iyo bijya. Ntabwo mubyemera ko bibaho. Ntabwo tubyemera ko bibaho. Mbese wagiyeyo utanemera ko ibyo bintu bibaho? Cyane rwose, ngenda ndi umushyitsi. Umushumba akimara gusenga asengera abantu muri rusange, nanjye nisanze naguye hasi. Ataragukoraho nta kintu na kimwe yigeze gutera? N'iki na kimwe. Izo ni imbaraga z'Imana. N'iki na kimwe. Ntago yajanga gukoreho ngugwe agukoza. Ntago yankozeho, ntiyigeze aza ngo agire gutya. Oya, nisanze hasi. Yabigenje ati? Yarasenze. Gusa gusa kandi avuga Imana. Ako bro, nanjye hari umupasiteri wigeze kunsengera umwuka uramfata mu hagasaha kanje ntabizi. Nashidutse nyine nakamuhaye. Waguye se cyangwa umwuka yaragufasha? Nakamuhaye magaza, ariko ibyo bintu bibaye imbaraga z'Imana. Nigeze gutanga ikofi bakwa amafaranga bansubiza ikofi kubera gufasha. Yanjye none ntacyo natanze. Uyu munsi rero nibyo turabona abakristo basengera ku rusengero rwa Zerafata benshi buzuye hano. By'umwihariko wowe ni igiki cyagutunguye kuri pasiteri ndetse na mama pasiteri? Ubugendanye n'uru rubanza se ibyadutunguye, gusa nanone ntabwo twatunguwe kuko umuntu uwo ari we wese yabyisangamo. Ni ubuzima. Ni ubuzima. Ni ubuzima, ariko ikintu cyantunguye cyane ni ukuntu abantu bavuga inkuru batazi, bakazivuga nk'abazihagazeho, kandi nyirizina ukuri kuba guhari. Ukuri rero ni ukuhe? Ukuri guhari imereye ku byo bavuze ngo ajya ikuzimu, ngo ajyana abantu ikuzimu. Njye yankuye ikuzimu aho kugira ngo anjyaneyo. Yagukuye ariko yaragiye atubwira ukuntu yamusengeye akagwa. Wabayiretse mwana bakakubwira ukuntu bamukuye ikuzimu. Ibyo bintu urumva, umuntu iyo ari mu isi y'imyuka mibi tuvuga ko ari ikuzimu.
sibyo mu by'ukuri sinjya amenya neza ikuzimu uko hasa sinjya amenya uko hameze ariko umuntu yari mu isi y'umwuka mubi tuvuga ko ari ikuzimu njye rero yaransengeye akimara kunsengera nta nubwo nasengeyeyo rimwe burya ibintu bishobora kukurekura rimwe ejo bikongera kuko satani nawe afite imbaraga ariko n'Imana ifite imbaraga uko ukomeje gusenga ukarushaho gusenga ya myuka igera ikakurekura njye rero nahise mfashe umwanzuro mva mu badivantiste mpita njya mu itorero rya Zerafati ako kanya kuko nabonaga ko umugabo ikirere kimuriho azansengera kandi ibintu bizakoreka ibyo rero nabanaga nabyo nta muntu ubizi ari njye mbizi gusa icyo gihe rero yarasenze igihe cyarageze ya myuka nararanaga nayo inigagura imbuza amahoro nkabyuka nacitse intege bikantwara ubwenge nisanze byandekuye kuko icyo gihe binandekura finali yarampanuriye arambwira ngo umwuka wari ugufashe urakurekuye icyo gihe nahise mbona akazi bwarakeye mbona akazi amahoro mu mutima wanjye ndongera ndayabona umwuka w'agahinda urandekura numva mbaye mushya uracya no mu maso ndacya ubu wabaye icyuki ndabyibuha bazajya muri sene zirafata bashaka amafoto yawe yego niba bishaka nabyo bazambwire mbibaye nageze muri Zerafati ntabyibushye gutyo mbona udafite ikintu bita ibisusu ibyo ntabwo nabivuze nawe rero nawe kuganira n'umwana ndi kuganira n'umuntu wahuye ndongera mba mushya mu by'umwuka no mu mubiri sobanukirwa neza imikorere ya satani sobanukirwa neza n'uburyo Imana ikora ikazura umuntu ikamukura mu mwijima ikamujyana mu mucyo ibyo narabyiboneye n'amaso yanjye nta wampaye invitation ngo tujye gusengera aha ni Imana yangejeje muri urwo rusengero kuko yashakaga kwibohora ubuzima bwanjye ariko Isabelle utararengaho watubwiye ko wigaga bikanga mu ishuri wigaga bikanga byagendaga gute waterwaga n'iki byagufataga gute urumva narigaga bisanzwe ariko kuri bilete mu bihembwe nkatsinda nabangiye nko gukora ikizamini cya leta nko muri troncome senior 6 ngiye no kugraduatinga muri bachelor degree ibyo byiciro najyaga kubigeramo bikanga abo barabazemo nyuma yo kugusengera byahise byemera urumva njye nageze kwa bishop deja nararangije kugraduatinga muri kaminuza ariko izo ntambara zose maze gusobanukirwa umwuka warunyambaye nibwo nasobanukiwe neza ibyambagaho imva n'imvano yabyo so uyu munsi rero reka noneho tugaruke aha mu rubanza iyi ni inshuro ya kabiri mubonye hano ku rukiko ubwa mbere waraje ni n'inshuro ya kabiri uje ni iki noneho kigutera kigushyigura aho warura ukavuga ngo reka nze mu rukiko nkurikirane bishop icya mbere bishop namubonyeho Imana kabiri bishop ni umupapa yubaha Imana gatatu yubaha abantu aca bugufi mu buryo bwose bushoboka kane yumva umuntu umwanya wose wamusaba umukeneye wo kuganirizwa arawuguha afasha abakene arabafasha cyane twagiye tubona benshi yagiye afasha mu rusengero umwuka w'Imana akamuhishurira ko uwo muntu wenda yaburaye cyangwa adafite aho kuryama ukabona ati abashinzwe amafaranga muze kumuha amafaranga ya nayo ubu bivuze ko izi miliyoni 10 rero ashindwa kugira ngo asengere umukristo uwo mukristo wari ufite abo badayimoni sinzi izo miliyoni 10 abadayimoni yagusengeye bakakuvamo nawe yarabafite gende kureba hano abantu bari hano n'abasirimu kuko izo miliyoni 10 wenda aramutse avuze ko ari nk'ideni ndabona kuzitanga ari ako kanya ntako kazanarenga izo miliyoni 10 nk'abakristo nazabona mutekereza ko yaba yarazifashe uwo mukristo ari ikintu cyaba kidasanzwe apfa na pasiteri cyangwa mwebwe muramuzi uwo mukristo urumva babiri baburana umwe muri bo aba yigiza nkana byanze bikunze hagati ya bishop n'umurega
harimo uvuga ukuri harimo n'utavuga ukuri, ariko icyo mpamya Bishop wacu ararengana kubera ko nk'icyo gihe nge nsengerwa na n'igiceri cy'icumi yanyatse. Ushaka kuvuga ati wenda yarandebye abona nta mafaranga mfite. Wewe watubwiye ko muri icyo umunyeshuri wari umunyeshuri kandi wasaga n'iyi kamera. Birashoboka sibyo, naguha n'izindi ngero z'abantu yasengeye bakabyara, abingo zasenyutse bakongera bakubaka ingo sibyo, ababuze amahoro yo mu mitima bitewe n'imyuka runaka bakongera bakagarura ubuzima. Ibyo byose ni ibihamya kuko nge narabyiboneye. Emi, hari wenda sinzi iyo commentaire ngiye nayibonye hari inkuru mperutse gukorera amakomanteri, arabiza abantu tuvuga byinshi turashinjanye iyo byabyenze gutya, bavuga ku bijyanye no gusengera abantu akagira ibikoresho bisigara mu rusengero, harimo imbago, harimo ubugare, harimo na bimwe by'amabaga y'abantu. Ese koko ibyo bintu bisigaramo, ibyo bintu byo mubizi gute by'abantu basengerwa ariko ibikoresho byabo bigasigara mu rusengero bikagurishwa? Harimo n'abavuga ngo kugira ngo agaragaze nk'imbaraga ngo yajyaga nk'ahantu mu cyaro abantu batazi abo bantu bakabaha amafaranga bakabagurira imbago, utwo dukiro twarakize bakabaha imbago ngo bakazizana mu rusengero ngo bakabasengera kugira ngo barabeshya. Ibyo byose twajyaga tubyibonera, umuntu ugasanga byonyine akitangira ubuhamya akavuga ngo nta hantu ntivurije, ahantu hose narivuje babura indwara. Bishop akamusengera akamubwira, ubwo urumva nago umuntu wese waje aho ngaho nago ariko asengerwa umuntu ku giti cye, nubwo waba uri inyuma y'urusengero Mwuka Wera yamugusangisha akagusangayo sibyo akagusengera. Rero yagiyaga se uw'igihe cye cyabaga cyageze ko agomba gukira, yamusangaga mu ntebe ye, niba ari inkoni afite yagenderagaho akamusengera kuko iyo myuka yamurekuye sibyo, inkoni akaba yayijugunya. Impamvu rero zirambago ziba ziri hariya cyangwa na zirankoni ziba ziri hariya, nicyo mwari mumbajije. Buriya ashobora kubona nko kuri TV1 cyane ko ari naho binyura, nge nibereye mu rugo mfite ikibazo nk'icy'uwo yasengeye, bikampa icyizere cyo guhaguruka nkagenda gusenga nanjye nkaba nabasha gukira. Niyo mpamvu iriya nkoni iguma hariya, niyo mpamvu igaragazwa kugira ngo bibashe guhereza abandi ubuhamya, nabo bagira icyizere cyo kuza mu nzu y'Imana kugira ngo. Niyo mpamvu abasengeye babisiga. Niyo mpamvu babisiga nta kindi. Ngewe reka ngushimire kandi tubasabire ko umushumba wanyu Imana iri bumworohereze, arakora amategeko. Imana yorohereze umukristo, Imana inohereze pasiteri. Reka tugushimire kubwo buhamya kandi Imana yorohereze umushumba. Oya, byanze bikunze Imana niyo ica imanza zitabera. Murakoze cyane. Murakoze nawe.